ba Yohana baranditse baravuga ati uwo twabonye, uwo twakozeho, uwo twiyumviye niwe tubabwira. Ati kandi impamvu tubabwira no kugira ngo umunezero wanyu namwe ube mwishi. Haleluya. Icya kabiri kiduha imbaraga nuko tuba tuzi neza yuko guhamya Yesu ari wo muhamagaro wacu. Ubundi buriya nkunda abantu bo muri revival baravuga ati si ngombwa ko winyoza ukamenya kuvuga, hamya gusa yuko Yesu yagukijije, kuko niwo muhamagaro wacu. Ntabwo Yesu yigeze adutuma kuba abahanga mu kuvuga. Yaravuze ngo muzaba abagabo bo kumpamya. Vuga ngo genda ubwira abantu ngo ariko giye ubwo mu ndeba ngo hari icyo Yesu yankozemo, ngo giye ubwo mu ndeba hari icyo Yesu yankoreye. Kandi reka mbabwire, gusazira muri Yesu ni byiza. Haleluya. Rwose nta kintu cyiza nko gusazira muri Yesu. Nta n'ikintu genge byigisha n'abapastor aho mbigisha nkabwe numva jewe noneho ubu mfite authority yo kubivuga ko ndi retired. Nta kintu cyiza nko kugendana na Yesu, akagufata wari ufite akazi kaguhemba amafaranga menshi, akakujyana aho uhembwa makeya, abantu bakakwita injiji, abantu bakakwita umuswa, hanyuma bakavuga ati byihorere, nibajya kugusezerera nzakora raperi. Akagira gutya agakora raperi. Ibyo utabonye muri iyo myaka yose akavuga ati ndakora catch up, ndagukorera raperi. Akaguha imperekeza, akaguha ishimwe, agashyiramo n'ihoza amarira. Yesu we amva muraza kubyumvamo. Akagutegera. Amina. Ndabatera umwete kuko kumenya ngo icyo yaduhamagariye ni ukumuhamya, ibisigaye we azabyikorera. Amina. Uwo ni umurimo wacu. Yabwiye abigishwa be arababwira ngo mwebwe ngo kwihana no kubabarirwa ibyaha bigomba kubwirwa amahanga yose, ngo kandi nimwe bagabo bibyo. Ntabwo yavuze ngo nimwe bigisha, yaravuze ngo nimwe bagabo, kuko namwe mwarihannye murababarirwa, mugende mubwire n'abandi ngo hari ibyiringiro muri Yesu. Nta kindi adusaba. Bwira abantu bihebye ngo hari ibyiringiro muri Yesu. Bwira abacitse intege ngo hari imbaraga muri Yesu. Bwira bumva ubuzima bwabananiye, ubwira ngo bubananira bute, kandi Yesu aguterura akaguhagatira akakubyinirira. Haleluya. Erega abantu benshi bambe bashakiraho bitari. Abantu bashakira mu nzoga inyota ntishire, abantu bagashakira mu bagore umunezero ntushire, abantu bagahora bashaka bavuga ngo mpa ngo mpa ngo mpa, umutima wari uvuga ngo mpa, ariko umutima ufite Yesu uranyurwa. Unywa amazi ukanyurwa, ukarongora umugore umwe akakunyura, ugatunga amafaranga makeya akaguhaza. Yesu akajya kubwira ngo jewe ni jewe uzakubeshaho, umukiranutsi abeshwaho no kwizera, akakubeshaho. Ariko munyumve neza, iteka ryose iyo ngeze kuri icyo cyo ngo hari icyo nkunze gukosora. Hari abantu baba mu bunebwe babona ngo nta kibazo, ngo Yesu yaratubwiye ngo zadutunga. Yaravuze ngo udakora ntakarye, genda ukore abone ibyaha umugisha. Ko yaravuze ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Jewe ntabwo nkunda abakristo b'abanebwe. Babandi bicara ukamubaza Yesu ukora iki? Ntacyo, ariko Yesu arantunze. Sawa. Iyo umuntu avuze gutyo nshobora kurahira nkaguhanurira ntahumirije yo kubaho nabi. Uzi umuntu urya uko yabanje gusenga. Jewe nsenga kuko mfite ibyo ndya. Buriya hari ibintu bibiri mugomba gutandukanya. Yesu ashyira ibiryo ku meza ukamushimira ko yabishyizeho, ariko abishyiraho wabikoreye. Aho umugisha imirimo y'amaboko yawe. Niyo wakubura mu muhanda mu izina rya Yesu, aho umugisha imirimo y'amaboko yawe. Ababwira tuke kubura umuhanda uyu munsi, ejo nzakuzamura. Ugacuruza agatara akabwira ati akagacuruze neza utabeshya, nzagukuriramo akabutike akakuzamu, kuko Yesu aho umugisha imirimo y'amaboko yacu. Byo ndagira ngo mutaza kubyibeshyaho ngo ngire ngo ndabigisha ngo mwiyicarire mubabanebwe ngo hasigaye Yesu byose azabikora. No. Niba baraguhaye akazi ahantu, nigeze kubabwira hano bansezeyeho, hano bavuga pastor tubere umushumba mwiza, pastor ndavuga ni mujye mushima Yesu. Nabambia ndababwiza ukuri, iyo nza hano
ntafite Yesu. Yewe inkuru muba muvuga ibitandukanye niyo mwavuze. Yewe ndiyizi mwari kumirwa. Ndiyizi ntarabona Yesu, ndaniyizi nyuma ya Yesu, kandi nzi naho yasanganisha. Cya gatatu reka twihute, nababwiye ko ntashaka kubakerereza. Guhamya kwacu kuva mu rukundo dukunda barimbuka. Ariko uzi kubona abantu barimbuka ntibigire icyo bikubwira. Ukabona umuntu ari mu byaha yigaraguramo muririranwa, urugo rwe ruramurasenyuka ntacyo bikubwiye, arihebye arigunze ntacyo bikubwiye, arashenjaguritse ntacyo bikubwiye, ugacaho ugakomeza. Buriya mu bantu batwigishije muri uku kwezi, yewe nubwo ntari ndi hano ariko nabikurikiraga kuri YouTube, nabyukaga kare kuko umugisha nari mfite muri Amerika. Ubu ngubu bari mu gitondo cya kare, ndetse aho nari ndi ubu ni nko mu masaa 11 ya mu gitondo, nkabikurikira kuri YouTube. Abigishaga bose narabakurikiye. Ngira ngo icyumweru gishize Sylvia yigishije kuri Namani. Nakunze uriya muja wo kwa Namani. Ubundi uriya muja yagomba kubatisha iki kigabo cyankuye iwacu. Wenda ashobora no kuba yarasize yishe basaza be n'abandi, kuko mu ntambara abantu bararwana, bamwe bakanesha abandi bakaneshwa abandi bagapfa. Ashobora no kuba yarasize ashenye iwabo akamutwara nk'umunyagano. Ariko umwana araza ajya kwa Namani arabakorera, akajya areba Namani. Buri ikintu abantu bamwe batabona, Namani yari umubembe hanze, kubera ko n'ubundi generali nta muntu ubumwitsiritaho, abarinzwe abantu bose bari mu metero 5, ariko mu rugo abakeneye kuba close. Yageraga mu rugo rero yakuramo intwaro ze n'ibindi, yabaga yambaye ibifure bye bikingira ibituza n'ibindi, intwaro ze bakazishyira kure, bakajya bazoza bambaye ga. Isahani ye akarya adasangira na madamu kuko arabembye, kandi ibibembe birandura. Abana be ntibamuhoberaga kuko ibibembe birandura. Umuja akajya areba agahinda k'umuntu umeze neza hanze, ameze neza hanze ariko mu rugo ari miserable. Akavuga ati uyu mugabo hanze baramwubaha, ni umujenerali ukomeye, yicarana n'abanyacyubahiro, ariko hari ibyo ahishe, kandi igihe narabibonye. Ntabwo yamubwirije ubutumwa, yaramubwira ati niba byashobokaga, abwira nyirabuja ati niba byashobokaga ngo databuja ajye iwacu i Samariya atagiye kurwana, ajye gushaka umuhanuzi uriyo amwingingira Imana. Kandi ikintu gitangaje, Namani yarabyumvise, kuko Namani yarababaye. Abantu benshi barababaye. Mwebwe mwanga kubabwira Yesu ko mwibwira ko ntacyo byababwira. Abantu benshi barababaye. Hera muri ako kababaro ke umubwira uti nyamara ibi ngibi bikugoye, ibi birimo kugusenyera urugo, ibi birimo kukwicira ubuzima, hari ufite igisubizo. Haleluya. Urubyiruko rwashize, ingo zashize, abantu bashize, kandi turaho ngo dufite Yesu. Tumeze nk'abaganga babitse umuti, tukabona abantu barimo gupfa ntituwutange. Hano dufitemo abaganga, ngira ngo umuganga wakora ibintu nk'ibyo bazamwandika mu mubare w'abicaye. Afite umuti ariko arawuhisha, awibikaho, akavuga ati ntacyo uyu muti ndawibikira, bajye babona ndi muzima, ariko bo nibapfa ni akazi kabo. Reka dukunda abantu, tujye kubabwira. Hari umugore nakunze cyane w'umusamariyakazi, nawe bamuvuzeho, yaravuze ati ibi bintu ntabwo nabyihererana. Amaze guhura na Yesu ngo ikibindi yagisizaho, aravuga ati ibi bintu biri agent, birihutirwa, aba bantu b'iwacu nabo bagomba kumenya ibyo namenye. Ati nimuze mbereke umuntu wambwiye ibyo nakoze, kandi agakomeza kankunda. Aravuga ati haha, uyu mugore turamuzi, wagize abagabo 5 no munsi ufite wanyira kanaka, ubwo wabonye wa 7. Aravuga ati oya, ni umugabo utandukanye n'abandi bagabo, muze namwe mwirebere. Ariko bageze aho bamwe baravuga ati ariko nyamara uyu mugore ashobora kuba afite ikintu yahuye nacyo, turabona yahindutse. Umuntu utinyuka kuza kutuvugisha, ubundi yajyaga duhunga, agomba kuba hari ikintu yahuye. Ngo tugende ujye kutwereka, ngo bahura na Yesu, ngo bamutega amatwi, ngo baravuga ati wadukundira ukaza, ko hari n'abandi twasize nabo bakeneye kukumva. Ngo amara iminsi 2 aho ngaho i Samariya. Abantu babwira wa mugore ngo ati mva, noneho ntabwo twemejwe n'amagambo yawe, natwe twamwiyumviye, turumva hari ikintu yakoze muri twe. Haleluya. Ibyo nibyo dukeneye gukora. Imbaraga zo guhamya
ziva mu rukundo rw'abo dukunda, abo turi kumwe. Amen. Hanyuma icyanyuma, imbaraga zo guhamya ziva mu mwuka wera. Mwitegereze hano hose mu bice badusomeye, Samusoni yeretse abafilisitiya ko afite Imana. Aravuga ati sawa tu nimuzi. Yabwiye bene waro ati ngiye mumbabarire gusa kuko mwebwe muri bene wacu nishinzwe kubarengera. Mumbabarire munyegereza abafilisitiya kugira ngo bamenye ko dufite Imana itari za Dagoni ziwabo. Baragenda ngo abafilisitiya bamubonye, Abayisiraheli bamuboshya amaguru n'amaboko n'imigozi myinshi, ngo umwuka w'Uwiteka muzaho, ngo nta nkota yari yatwaye nta n'icumu, asingira urwasaya rw'indogobe. Kubita abafilisitiya 1000 barapfa. Kubita ikivu. Imbaraga z'umwuka iyo zaje, haleluya, Imana idukoresha ibirenze ibyo twashoboraga gukora mu mbaraga zacu. Ubuhamya bwacu nuzumva ufite ubwoba, nuzumva uhinda umushitsi, uzahamagara umwuka wera uvuge ngo aha hantu ndashaka kwakora umurimo, ariko Mana nyongerera imbaraga. Haleluya. Kandi nukorera Imana wagera ukumva wacogoye. Rega hari abantu bakoreye Imana ariko bageze aho bumva bacogoye. Maze iminsi mbibwira abantu, hari igihe ugera ukumva ufite compassion fatigue. Jewe rwose ubwo nabajya babikora bazabyumve. Abantu banyandikira kuri telefone ntazi, pastor ndashaka amafaranga. Jewe iyo naramutse neza ndatanga, ariko nageze aho ngaho bona harimo n'ubwesikuru. Ndabareze nzabwirwa n'icyo umwesikuru nukeneye kubona amafaranga by'ukuri. Benshi ndababwira ntariko nta torero ufite hafi ngo uricemo. Hari n'uwo nabwe ndabona ngenda ubwire executive wiwanyu abari umpamagara ko yambwiraga ko afite abana n'ibindi byose, kuko aragenda executive arampamagara, ndanabicekinga ngasanga ko ari we, ndayamwoherereza. Ariko umuntu uza akaguhamagara, hari igihe ugera ukagira compassion fatigue, ukumva uribaza nyamwimengere gute, kumva. Hari igihe rero ushobora no kugumwuma no mu kuvuga ubutumwa, no mu guhamiriza Yesu, no mu gufasha abantu ukagumwuma, ariko hari iriba. Samusoni yabwiye Imana ati nguyu umwuma, hanyuma Imana imufukurira iriba, aranywa arangira arahaguruka arongera arakomeza. Haleluya. Kuko Imana yacu ishaka ko tuyikorera, kandi imbaraga z'umwuka yaradusezeranije. Yesu yaravuze ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho. Arangira avuga ngo kandi murindirire mu murwa muzahabwa imbaraga. Arangira abwira abigishwa ngo nimuzagende mu mbaraga zanyu, ngo muzahabwa imbaraga mu bagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya ni Yerusalemu kugeza ku mpera z'isi, ni Samariya kugeza ku mpera y'isi. Haleluya. Imbaraga z'umwuka. Niyo mpamvu nsoza Paulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo Timoteyo jya uhamya Kristo, kuko ntitwahawe umwuka w'ubwoba udusubiza mu bubata, ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga. Ahandi aravuga ngo twe twahawe umwuka w'imbaraga udutakisha ngo Aba Data, umwuka uvuga ko turi abana b'Imana, kandi n'abo bose tugomba kubahindura abana b'Imana. Haleluya. Iyo umwuka wera yaje ibintu bitangira gukoreka, kubera ko buriya umwuka wera niwe uduha ubuhamya. Amen. Umwuka wera tumara ubwoba, nk'uko Paulo yabwiraga Timoteyo kubw'impano aduha. Imana ifata impano zawe ikazongera. Nujya kubwiriza bajya babwiriza, ndabona abanyicaye imbere bamwe bajya babwiriza, ujye uhagarara hano ubwira Imana ngo Mana ngiye kubwiriza aba bantu, we mwuka wera ubemeze. Byoroshye gutyo. Niwemera ko umwuka wera, erega hari ikintu ugira ngo mwumve cyane cyane nkatwe dukora umurimo w'ivuga butumwa, Imana ifite inyungu muri wowe. Urabyumva David? Imana ifite inyungu muri wowe. Wowe ikigukeneyeho gusa irakubwira ngo nkerera umuyoboro nzajya nshishamo. Wewe wicarane n'umwuka utegura ubutumwa, nujya kubutanga ubwira umwuka utumva rero urabizi, jewe niyo ngiye kuvuga ndadidimanga. Mose niko yabwiye Imana, aravuga ati jewe niyo ngiye kuvuga ndadidimanga. Imana irambwira ngo ibyo si ikibazo cyawe, ni jewe urema akanwa, haguruka ujye gukora ibyo nakubwiye. Icyo rero ngubwira, ubwira Imana, ubwira umwuka rero, kandi ubikuye ku mutima. Rero jewe ngiye kuvuga kore ku mitima y'aba bantu. Nubigira akamenyero, umwuka wera ukamugira inshuti yawe, uzajya ubona imirimo ikoreka kandi wowe utatekerezaga ko ishobora gukoreka. Haleluya. Ariko ikindi nkundira umwuka wera iyo yaje,
Pawulo yandikiye Abagalatiya aravuga ngo erega buriya imbuto z'umwuka ni urukundo, ni amahoro, ni ibyishimo, ni ukwihangana, ni ingeso nziza, ni ukugira neza, ni ukugwa neza, ni ukwirinda no gukiranuka. Buriya rero ubuhamya bwa mbere buba mu cyo uri cyo. Mbere yo kubumbura umunwa jya ubanza urebe imbuto wera, kuko imbuto wera zisibanganya amagambo yose uvuga. Ariko iyo wera imbuto, ukabona umugabo ukunda umugore we, ukabona mu rugo rwe hari amahoro, hari ibyishimo, nibyo bikurura abantu bakavuga ati mwe mubigenza mute ngo iwanyu haba amahoro, mubigenza mute ngo iwanyu haba umunezero? Ukabwira ngo nuko hari Yesu, bagatangira kumushaka kuko bamubonamo inyungu. Erega burya kamere muntu ikoreshwa n'inyungu. Iyi si buza amahoro, iyi si buza ibyishimo, iyi si buza umunezero. Iyo bawutubonanye baza kukubaza ngo ariko wowe uhahira hehe? Cyera nigeze kwigisha inyigisho iba very popular, yavuga ngo wowe unywera he? Kuko Yesu yaravuze ngo umuntu nagira inyota aza aho ndi anywe, unyizera wese imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Abantu bakakubona ugenda uririmba unezerewe bakavuga ati wewe wanywereye he? Ati ku mariba ya Yesu. Haleluya. Kubera ko hari umunezero w'umwuka utabamo urusaku, hari umunezero w'umwuka utabamo amashyari, hari umunezero w'umwuka utabamo intambara. Kubera ko twebwe twera urukundo n'amahoro n'ibyishimo, iyi ikaba atmosphere yaho turi hose. Hanyuma mu mibanire yawe n'abandi ukagira patience, ukagira kwihanganira abantu no kubabarirana, n'imico myiza, n'ingeso nziza, no kugwa neza. Abantu byo kuko kibuta utihagararaho. Ntabwo nkeneye kwihagararaho rwose, sibyo? Hari abakozi b'Imana ubona bakeneye kwihagararaho. Oya, cyo ntabwo nkeneye kwihagararaho. Nkeneye ko nshobora kwambara ikanzu yanjye nkihagarara nkaganira n'abana, nkaganira n'abajene, nkaganira n'urubyiruko, ko sinkeneye kwihagararaho ngo bimarire ikizi cyo kuba neza use na Yesu. Haleluya. Kuko twebwe twera imbuto z'umwuka, kandi izo mbuto z'umwuka nizo zikurura abantu. Unakavuga ati rwose uriya muntu mba numva nkurura, ukakurura abantu kuko hari imbuto z'umwuka zikuriho. Ubwo nibwo buhamya bwa mbere. Noneho wabumbura umunwa ukabwira ngo erega ibi byose ni Yesu. Haleluya. Ibi byose ni muri Yesu. Reka ne kubivuga nabamukoreye publicité, ahiteka ryose arangiza bakavuga ngo ibi byose, ubwo abazi uwo mvuga barabizi. Ariko twebwe turavuga ngo ibi byose ni muri Yesu. Amen. None reka nsoze. Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo, ntukagire isoni zo guhamya Kristo. Watse impano yawe yake. Hanyuma Samusoni ngo umwuka muzaho agira imbaraga nyinshi, ariko naho yaguye umwuma asaba Imana imucukuririwe. Sinzi aho uhagaze. Wenda uri muri baba Kristo batari bamenya Yesu, batamuhamya kubera ko batamuzi. Uyu ni wo munsi wo kumwakira. Wenda uri muri baba Kristo baguye umwuma kuko bamaze igihe kirekire bigeze aho bibakamenyero. Uyu ni wo munsi wo kongera ukabwira Imana ngo mfukuririre iriba rishya, unsubizemo imbaraga z'uno munsi. Haleluya. Wenda uri muri baba Kristo bagira isoni nubwo bafite Yesu, Imana ikakubwira ngo bumbura akanwa abantu bumva impumuro ya Yesu. Haleluya. Uzi kubona ibitunguru na tungurusumu birusha Yesu guhumura? Reka tuvuge Yesu, abantu bamenye ko tumufite. Imana ibaha umugisha. Kandi niba uri mu uyu munsi wumvise hari icyo umwuka arimo gukora muri wowe, ngirira neza uzamura ikiganza ubwire Yesu ngo mwami Yesu, mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi, rimpamagara ngo nozwe n'amaraso yawe. Nditabye Yesu,
amaraso wavuye anyoza ntunganye. Amen. Niba wumvise hari icyo umwuka akubwira, sinzi aho uhagaze, wenda ukeneye ko Imana yongera ikagufukurira irindi riba, icomeke muri Yesu, imigezi y'amazi y'ubugingo izongera itemba iva mu nda yawe. Wenda wicaye hano utari warakiriye Yesu mu bugingo bwawe, ariko uri umwangirikani, turashaka kuba umukristo, nawe umubwire ngo mwami Yesu ngwino utaye mu mutima wanjye. Cyangwa uri muri babandi bafite Yesu ariko batajya batinyuka kubumbura akanwa, senga umwami umubwire uti nyongerera imbaraga kugira ngo aho ngenda hose nkuhamye mu magambo no mu bikorwa byanjye. Amen. Amagambo turimo kwiga muri uko kwezi aravuga ngo ni uguhamya, guhamya Yesu cyangwa gutanga ubuhamya. Inyigisho zose zagiye zicaho muri uko kwezi kose, uyu munsi turiga ku mbaraga zo guhamya. Haleluya. Imbaraga zo guhamya, ikintu gikomeye cyane mu bakristo. Turiga ariko kenshi ibyo twize rimwe na rimwe biraturyohera, ubundi hari bajya ngo birababihira, ariko ibyo twize ikintu cya mbere Imana ibidutegerejeho ni ukubishyira mu bikorwa. Ko mumaze ukwezi mwiga guhamya, umaze guhamiriza abangahe muri uko kwezi? Ngo uvuge uti rwose barabivuze turabyiga kandi ndimo ndabikora. Simbabwiye ngo urimo kubikora manike turebe, ariko nahoze mvugana na senior pastor abo mu matorero shingiro kwa Rukwatajye bitegure, ubu tugomba gutangira gushyira mu bikorwa ibyo turimo kwiga. Abantu bakajya mu matorero shingiro bagahamya, bagakora ibiterane, bagashaka abantu, hanyuma tukagenda mu misozi tukababwira ibya Yesu. Haleluya. Uyu munsi rero turiga imbaraga zo guhamya. Badusomeye igice cyo mu bacamanza, kandi agira ngo mbashimire buriya buryo bwo gusoma ibice mbere y'ubutumwa nibyo byiza, kuko bituma n'abaje nyuma bamenya ibice mwasomye, bakamenya n'ubutumwa bagiye kwiga aho buvuye. Naho ubundi ubisoma mbere bakaza watangira kuvuga ntibamenye aho byaturutse. Igice cya mbere cyo mu bacamanza batwereka umuntu witwa Samusoni. Samusoni yari afitanye ikibazo cye n'Abafilisitiya kubera yuko Imana yari yaramuhamagariye kubohora Isirayeli akayikura mu bucakara bw'Abafilisitiya. Abarokore bamwe na bamwe niho bajya bakoresha iryo jambo ry'Umufilisitiya, kavuga ati ariko bariya abantu bo mu Bafilisitiya bashaka kuvuga abantu badakijijwe, kuko mu isezerano rya kera usanga Abafilisitiya yari sembole cyangwa cyari igishushanyo cy'abantu badakijijwe, ariko ku rundi ruhande kikaba n'igishushanyo cy'ibintu cyangwa abantu batsikamira ubwoko bw'Imana. Niyo mpamvu muzumva abarasita bo babita ngo ni Abababuloni. Umuntu wese urwanya baramwita Umubabuloni, atari umuntu w'Umubabuloni, kuko n'Ababuloni nayo yigeze gutwara Abayisirayeli ibajyana mu bucakara, niho bakuye kubita Abababuloni. Rero buriya niwitegereza neza, Samusoni yabwiye Abayisirayeli aravuga ati mumbabarire mwebwe ntimunsumire, munjyane gusa munyereke Abafilisitiya, nimbabona mubimparire. Baramujyana, Abafilisitiya baramubona ngo baza birukanka, baravuga ati uyu mugabo watugoye turamubonye. Hanyuma ngo imbaraga z'umwuka ziza kuri Samusoni, ngo afata umusaya w'indogobe arabakubita, yicamo igihumbi, akora ikivugo. Ariko ngo arangije agumwuma, ngo abwira Imana ati ariko umaze kunkoresha none ngo umwuma, sinishwe n'Abafilisitiya nicwe n'inyota. Ngo Imana imucukurira iriba, ngo yongera asubizwamo imbaraga. Haleluya. Ngira ngo abantu bamwe na bamwe wenda naho banahera bakavuga ngo Mana mbabarira uncukurira iriba uyu munsi. Hari abantu benshi baguye umwuma, hari abantu benshi aba yaragenze mu nzira y'ubukristo igihe kirekire yageraho akajya yumva nta gishya kirimo kuza, akumva yaguye umwuma. Uyu munsi ubwira Imana ngo Mana ncukurira iriba nanjye nk'uko yacukuriye Samusoni. Abicayemo mwese muguye umwuma, uyu munsi ubwira Imana ngo uyu ni umunsi wanjye wo gucukurirwa iriba rishya. Haleluya. Kuko hari igihe buriya n'ubukristo nabwo ubwabwirega hari igihe ugeraho bukaba akamenyero. Ubukristo bw'akamenyero niba ari ikintu kibi kibaho, ni ubukristo bwamenyerewe
kandi burya ikintu cyica kamere muntu ni ikintu cyitwa akamenyero. Imana abantu barayimenyera, umugabo amenyera umugore n'umugore akamenyera umugabo, abantu bamenyera urusengero, ibyo bigisha byose bikamenyerwa, n'ibindi byose n'ibiryo biramenyerwa, ukajya wumva bitakiryoshye, undi muntu yabirya kumva biraryoshye, wowe kuko wabimenyereye kumva nta gishya kirimo, ko twabimenyereye ukagumwa, kandi ibintu bihari. Ndagira ngo uyu munsi mubitekerezeho cyane, uwicaye hano aguye umwuma avuge ngo uyu ni umunsi wo gusubizwamo imbaraga nkahamya Yesu. Haleluya. Hanyuma igice cya kabiri twasomye kiri muri Timoteyo wa mbere wa kabiri, nako mu gice cya mbere. Buriya Pawulo afite ukuntu yandika, ni ibintu bidasanzwe. Yandikira Timoteyo muri runo rwandiko rwe rwa kabiri, amwandikira n'amarangamutima menshi, akamubwira ngo Timoteyo, ngo njya nkwibuka nkagukumbura. Ubundi kumva Pawulo yandika gutyo byagutangaza ko ubundi Pawulo yari umuntu w'intagondwa utihangana ibintu. Ariko akamubwira ngo Timoteyo, ngo njye nkwibuka, ngo nkibuka n'amarira yawe, ngo nkagukumbura. Ngira ngo niyo mpamvu Pastor Cyenda akumbuye abageni barira. Ngo njye nkwibuka nkagukumbura, ngo nkifuza kongera kukubona. Ariko akamubwira ikintu gikomeye cyane kandi cyagaragara kuri Timoteyo. Timoteyo Pawulo amutangira ubuhamya ahantu henshi. Iyo witegereje neza, ari no mu bantu yagiye atuma ahantu henshi. Iyo usomye mu Bakorinto, Pawulo yatumye Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo nazaza, Abakorinto ndabazi, ntimuzamuhutaze, ntimuzamutera ubwoba, kuko ni umukozi w'Imana ubazaniye ijambo. Yandikira Abafilipi arababwira ngo uyu Timoteyo ngo niwe nzabatumaho, ngo ko ni umwiringirwa mu murimo w'Imana, ngo abandi basigaye bishakira inyungu zabo, ngo uyu nguyu we ngo niwe dukorana kandi nkamwizera. Mu Batesalonike nanone ni Timoteyo yatumye. Ubona Timoteyo yari umuntu Pawulo yizeraga cyane, ariko ikibazo cya Timoteyo yagiraga ubwoba. Muzitegereze urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo n'urwo yandikiye Tito ziratandukanye. Urwa Timoteyo akoresha amagambo yo kumutera imbaraga, avuga ati Timoteyo ujye ugira umwete, ntugahinde umushitsi, kuko ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba wo gusubira inyuma, twahawe umwuka w'imbaraga, twahawe umwuka w'urukundo, twahawe umwuka utuma dukora. Ntukagire ubwoba, ntukagire isoni. Abantu benshi impamvu badahamya Yesu, baramukunda pe. Ubu icyo nashakaga kubumvisha ni kategori 3 z'abakristo. Kategori ya mbere, hari abantu batigeze bamenya Yesu. Abo ngo bakubwira ngo bahamye Yesu, rwose ububahemukiye. Ntabwo ushobora guhamya icyo utabonye, ntabwo ushobora guhamya icyo utamenye. Kategori ya kabiri ni abantu bamenye Yesu ariko bamenyeze nka Samusoni, Irehe, baguye umwuma, bumva ibintu byabaye aho byarumye, baguye umwuma. Kategori ya gatatu ni abakristo bagifite amavuta ariko bagira ubwoba. Abo bose bakeneye gusubizwamo imbaraga ngo bashobore gukora uyu murimo. Haleluya. Ni hehe izi imbaraga zizava? Ibintu bine ngiye kubabwira tuvomamo imbaraga. Icya mbere tuvomamo imbaraga ni ukumenya Yesu. Haleluya. Ukavuga ngo jewe namenye Yesu kandi Yesu ari muri jewe. Je mpora mbibwira abakristo, babara ngo niba ufite Yesu muri wowe, niba waramize Yesu ukaba udahamya Yesu, ufite problem, kuko ntabwo ubundi byakunda. Hari ikigereranyo njya nkunda gutanga, ni wicarana n'umuntu wariye ibitunguru cyangwa umuntu wariye tungurusumu, nabumbura umunwa uzamenya ko yariye ibitunguru. N'uwamize Yesu niko bimera. Umuntu wamize Yesu iyo abumbuye umunwa nta kindi avuga. Ariko abakristo benshi ugenda ukibaza, ariko uyu muntu yaba afite Yesu muri we cyangwa nta urimo? Kuko niba wicarana n'abantu, ugakorana n'abantu, mukabana ahantu, mukamara ukwezi, mukabara 2, mukamara 3, bataramenya yuko ufite Yesu, ujye ushyiraho question mark, ujye ushyiraho akabazo wibaze ngo ariko naba nkifite Yesu cyangwa nadoze umunwa ngira ubwoba.
cyangwa se nta nubwo agihari ukaba waraguye umwuma ntubimenye. Kuko nkunda ukuntu Yohana yabisobanuye mu rwandiko rwe rwa mbere. Yohana yaranditse aravuga ngo uwo twumvise, muze kubireba ndigisha nihuta reka ne kugenda asoma ibice. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana mu gice cya mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4 aravuga ngo uwo twamenye, uwahozeho mbere na mbere, uwo twumvise, uwo twakozeho, uwo twiboneye, uwo niwe tubabwira. Haleluya. Iyo wabonye Yesu akagira icyo agukoraho, akagira icyo agukoramo, akagira icyo agukorera, ntabwo ushobora kwibuza kumuvuga. Ngira ngo mwagiye mubona ingero nyinshi. Muribuka urugero baduhaye rw'umuntu wari impumyi. Yesu araza musiga utwondo ku maso aramubwira ati genda ujye ku kidendezi wiyuhagire. Amaze kwiyuhagira azareba, abantu baravuga ati uyu ni wa mugabo wari impumyi. Baravuga toya ntabwo ari we. Akababwira ati nigiye batoya batireka tuza. Babaza ababyeyi baravuga ati uyu ni umuhungu wanyu. Baravuga ati ni umuhungu wacu, icyo tuzi ni kimwe, yavutse ari impumyi, uko yahumutse ntimubitubaze. Ariko we mubajije kandi ngo icyatumye ababyeyi be batinya kubivuga, ngo batinyaga ko baca mu isinagoge. Warababwira tumva ibyo murimo kumbwira sinzi ibyo ari byo, icyo nzi ni kimwe, je nari impumyi none ndareba. Bativuga ko uwo muntu wagukije ari umunyabyaha, ibyo it's not my business. Jewe icyo nzi ni kimwe, nari impumyi ndareba, niba ari umunyabyaha ibyo nimwe mubivuga. Atari ko jewe nkurikije uko nzi Imana, ntabwo umunyabyaha yawumura amaso y'impumyi. Ati uyu ngo yagomba kuba ari umwana w'Imana. Bati wa mushenzi urimo uratwigisha. Baramututse. Muzasome neza muzabibona, baramututse wote we wanjijiwe ni urimo kutwigisha. Ariko we hari ikintu abantu badashobora guhakana. Haleluya. Iyo ubwiye abantu ngo nari umusinzi none ndi muzima, ntabwo ushobora kubihakana. Kera maze gukizwa nari ntagondwa, ariko ndetse ko n'ubu icyo nakoze n'ukongeraho ikinyabupfura, ariko ubundi ntabwo byagabanutse cyane. Nagendanaga Bibiliya. Tekereza rero umuntu w'umwe intellectuel icyo gihe, reka buri hari ibintu byahindutse mutazi. Ubu sigaye ubona gukizwa byahindutse mode. Urahura n'umuntu yiyambariye ibyo yambaye byose atubunda kizwa. Ugahura n'undi icyo gihe muri za 80 na kangahe dukizwa, gukizwa ntabwo byari bigezweho. Umuntu w'umunyabwenge wize, je nigishaga muri universite, ntabwo byari bigezweho. Byari ibyo abantu bo basukwa batega ibitambaro bo baturage. None nagiye kugira ngo batazanyibeshyaho, nagendanaga Bibiliya. Ndibuka icyo gihe ndagiye nginya kinama nari ngiye kwigisha, ntwara Bibiliya yanjye, ntwara n'ibitabo, ntwara na note. Mpura n'umugabo witwa Maniragaho waributsa, we rwose yari yarabivuyemo burundu, yubaka n'inzu yo guterekera mu rugo kuri campus. Turahura arambwira ati sha, ati usigaye ugendana Bibiliya nk'abasazi cyane. Naranditse igitabo kivuga ko biriya bintu ari imigani itagira ishingiro. Kwari igitabo yanditse cyitwa Les Sacrifices mais antiques et mythes christologiques. Ati uracyagendera muri ibintu narerekanye ko ari ibintu by'imigani. Nabwo ngo rero nkubwire professor, ndakubaha rwose. N'igitabo cyawe naragisomye, maze no kugitangaho conference gatatu. Ariko reka nkubwire ikintu kimwe, genda unshakire nibura abantu babiri kiriya gitabo cyahinduye. Bari abasinzi bakabivaho, bari abasambanyi bakabyihana. Ariko jewe ndihagije, ndakubwira icyo naricyo. Iki gitabo cyarampinduye. Hanyuma ushakire. Ahita ambwira ngo umva rero, ngo dore icyo mfa na bene abo bantu nkawe, ngo bagendera ku buhamya. Ndavuga nti rero hari ikintu udashobora kujyaho impaka. Ushobora kujya impaka z'ibitekerezo, ariko ntushobora kujya impaka z'ubuhamya. Uyu mugabo rero ati icyo nzi ni kimwe, je nari impumyi none ndareba, ibindi mujya impaka si your problem. Haleluya. Iki rero ikintu cya mbere gituma imbaraga zo guhamya ziva mu byo Yesu yagukoreye. Nimubona abakristo badahamya, mbabwira aho bapfiriye, mpabarangire. Bapfiriye mu kantu gateretse hari inyuma. Urafata uruhinja dore nka kariya Diana Kiki, ufate kariya kana na Yesu ntikazi icyo bivuga, ugaterura ugatera amazi, ngo wagahinja we, ngo ubu ngo witwa Christina, ngo witwa Mariana, oya nta nubwo bakitwa ayo mazina. Wumvise amazina yo kwa Kamanda bayavuga nkagira ngo baravuga mu ndimi. Basigaye bashaka amazina nyine yayandi no kugira ngo uzayafate. Nanze kuyasubiramo ngo numvise neza, byanyorera kuvuga mu ndimi kuruta kuyasubiramo. Sigaye bashaka ya mazina y'irimo baza Filiya na za, kumva na amazina nyine ahambaye. Akantu kagafata ukagatera amazi,
ukakabwira ko ari agakristo, kagakura kakubwira ngo ni agakristo ariko kadafite Yesu. Bitatu bya kane by'abantu dufite badafite Yesu, bagungiye, banangiye, bikomereje muri arakubwira ngo genda umukristo ariko ntiyigeze yakira Yesu. Wamubwira uti se wagizwe ute umukristo? Ati ge narabatijwe, narakomejwe, wakongeraho iki? Nyamara burya tuzabazwa byinshi. Yesu ntinya kubivuga, ndashaje. Ikintu kimwe nabonye umuntu yunguka yashaje, freedom of speech. Ashobora kwivugira ibyo ashaka, yunguka freedom of speech, kuko uba warabonye byinshi. Kandi hari akandi kantu kakuzamo, uricara wahagarara ukavuga ngo nyamara igihe cyo gutanga raporo gishobora kuba kiri hafi. Ningera imbere ya Yesu nzamubwira ko nari mu biki, nzajya gutanga raporo it's very soon. Mwabonye abantu basomye ibicu uyu munsi nurimo kubigisha ni bamuzeye gusa over 65. Uyu munsi nitwe twakoze over 65, abarengeje 65. Buriya warengeje 65 wabishaka utabishaka uba uri on the other side, uri kurundi ruhande rw'umusozi. Ugomba kwitonda ugasiga ubwiye abantu bizabagirira umumaro. Reka mbwira abantu mwese mwabatijwe mugakomezwa ariko mudafite Yesu ngo twarababeshye. Ntabwo muri abakristo, muri abanglikani, mu bitandukanye tujye twemeranya. Uvuge ngo genda umwanglikani ariko sindi umukristo. Mu bitabo by'itorero urimo ariko mu gitabo cy'ijuru ndurimo. Ko kugira ngo winjire mu gitabo cy'ijuru ugomba kuba warakiriye Kristo nk'umucunguzi n'umwami wawe. Ibindi byose muve mu makenga. Hari n'abantu barindira ngo urumva ngo buriya rero najya gupfa bambe ubeho nabi imyaka ngo utegereje ko nujya gupfa bazagusengera. Se n'iki kubira kuzapfa rwaguteguje? Ihano uyu munsi wakiriye Yesu nk'umucunguzi n'umwami wawe. Naho ibyo kurindira ngo bazabinkorera, reka ne gutinda ahangaha. Igituma abantu badahamya Yesu nuko ntawe baba bafite. Igituma abantu badahamya Yesu nuko nta cyaba yarabakozeho. Igitumye abantu badahamya Yesu nuko nta cyaba yarabakozemo. Igituma abantu badahamya Yesu nuko nta cyaba yarabakoreye. Igituma abantu badahamya Yesu nuko nta cyaba yarabakoresheje. Naho ubundi Yesu yagukozeho akagukoramo, akagukorera, akagukoresha, uba ufite ibyo ubwira abantu. Haleluya. Buri muntu wese uri hano ufite icyo Yesu yamukozeho, hari icyo ashobora kubwira abantu. Duhamya Yesu twabonye, duhamya Yesu waduhinduye, duhamya Yesu Yesu we. Izo nizo mbaraga za mbere zo guhamya. Ntabwo ari imbaraga z'idini, ni imbaraga z'agakiza. Ntabwo ari imbaraga z'ibyo twabwiye, ni imbaraga z'ibyo twabonye. Ba Yohana baranditse baravuga ati uwo twabonye, uwo twakozeho, uwo twiyumviye niwe tubabwira. Ati kandi impamvu tubabwira no kugira ngo umunezero wanyu namube mwishi. Haleluya. Icya kabiri kiduha imbaraga nuko tuba tuzi neza yuko guhamya Yesu ari wo muhamagaro wacu. Ubundi buriya nkunda abantu bo muri revival baravuga ati si ngombwa ko winyoza ukamenya kuvuga, hamya gusa yuko Yesu yagukijije, kuko niwo muhamagaro wacu. Ntabwo Yesu yigeze adutuma kuba abahanga mu kuvuga. Yaravuze ngo muzaba abagabo bo kumpamya. Vuga ngo genda ubwira abantu ngo ariko giye ubwo mu ndeba ngo hari icyo Yesu yankozemo, ngo giye ubwo mu ndeba hari icyo Yesu yankoreye. Kandi reka mbabwire, gusazira muri Yesu ni byiza. Haleluya. Rwose nta kintu cyiza nko gusazira muri Yesu. Nta n'ikintu genge byigisha n'abapastor aho mbigisha nkabwe numva jewe noneho ubu mfite authority yo kubivuga ko ndi retired. Nta kintu cyiza nko kugendana na Yesu akagufata wari ufite akazi kaguhemba amafaranga menshi, akakujyana aho uhembwa makeya, abantu bakakwita injiji, abantu bakakwita umuswa, hanyuma bakavuga ati byihorere, nibajya kugusezerera nzakora raperi. Akagira gutya agakora raperi. Ibyo utabonye muri iyo myaka yose akavuga ati ndakora catch up, ndagukorera raperi. Akaguha imperekeza, akaguha ishimwe, agashyiramo nihoza amarira. Yesu we amva muraza kubyumvamo.
akagutegera. Amina. Ndabatera umwete kuko kumenya ngo icyo yaduhamagariye ni ukumuha, ibisigaye we azabyikorera. Amina. Uwo ni umurimo wacu. Yabwiye abigishwa be arababwira ngo mwebwe ngo kwihana no kubabarirwa ibyaha bigomba kubwirwa amahanga yose, mukandi nimwe bagabo b'ibyo. Ntabwo yavuze ngo nimwe bigisha, yaravuze ngo nimwe bagabo, kuko namwe mwarihannye murababarirwa, mugende mubwire n'abandi ngo hari ibyiringiro muri Yesu. Nta kindi adusaba. Bwira abantu bihebye ngo hari ibyiringiro muri Yesu. Bwira abacitse intege ngo hari imbaraga muri Yesu. Bwira bumva ubuzima bwabananiye, bubwire ngo bubananira bute, kandi Yesu aguterura akaguhagatira akakubyinirira. Haleluya. Erega abantu benshi bambe bashakiraho bitari. Abantu bashakira mu nzoga inyota ntishire. Abantu bagashakira mu bagore umunezero ntushire. Abantu bagahora bashaka bavuga ngo mpa ngo mpa ngo mpa, umutima wari uvuga ngo mpa, ariko umutima ufite Yesu uranyurwa. Unywa amazi ukanyurwa, ukarongora umugore umwe akakunyura, ugatunga amafaranga makeya akaguhaza. Yesu akajya kubwira ngo jewe ni jewe uzakubesha, umukiranutsi abeshwaho no kwizera, akakubeshaho. Ariko munyumve neza, iteka ryose iyo ngeze kuri icyo cyo hari icyo nkunze gukosora. Hari abantu baba mu bunebwe babona ngo nta kibazo, ngo Yesu yaratubwiye ngo zadutunga. Yaravuze ngo udakora ntakarye, genda ukore abone ibyaha umugisha. Yaravuze ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Jewe ntabwo nkunda abakristo b'abanebwe. Babandi bicara ukamubaza Yesu ukora iki? Ntacyo, ariko Yesu arantunze. Sawa. Iyo umuntu avuze gutyo, nshobora kurahira nkaguhanurira ntahumirije yo kubaho nabi. Uzi umuntu urya ari uko yabanje gusenga. Jewe nsenga kuko mfite ibyo ndya. Buriya hari ibintu bibiri mugomba gutandukanya. Yesu ashyira ibiryo ku meza ukamushimira ko yabishyizeho, ariko abishyiraho wabikoreye. Aho umugisha imirimo y'amaboko yawe. Niyo wakubura mu muhanda mu izina rya Yesu, aho umugisha imirimo y'amaboko yawe. Ababwira ati kubura umuhanda uyu munsi, ejo nzakuzamura. Ugacuruza agatara akabwira ati akagacuruze neza utabeshya, nzagukuriramo akabutike akakuzamura, kuko Yesu aho umugisha imirimo y'amaboko yacu. Byo ndagira ngo mutaza kubyibeshyaho ngo ngire ngo ndabigisha ngo mwiyicarire mubabanebwe ngo hasigaye Yesu byose azabikora. No. Niba baraguhaye akazi ahantu, nigeze kubabwira hano bansezeyeho, hano bavuga pastor tubere umushumba mwiza, pastor bavuga mujye mushima Yesu. Nabambiya ndababwiza ukuri, iyo nza hano ntafite Yesu, inkuru muvuga ibitandukanye niyo mwavuze. Jewe ndiyizi mwari kumirwa. Ndiyizi ntarabona Yesu, ndaniyizi nyuma ya Yesu, kandi nzi naho yasanganisha. Cya gatatu, reka twihute, nababwiye ko ntashaka kubakerereza. Guhamya kwacu kuva mu rukundo dukunda barimbuka. Ariko uzi kubona abantu barimbuka ntibigire icyo bikubwira. Ukabona umuntu ari mu byaha yigaraguramo muririranwa, urugo rwe ruramurasenyuka ntacyo bikubwiye, arihebye arigunze ntacyo bikubwiye, arashenjaguritse ntacyo bikubwiye, ugacaho ugakomeza. Buriya mu bantu batwigishije muri uku kwezi, yewe nubwo ntari ndi hano ariko nabikurikiraga kuri YouTube, nabyukaga kare kuko umugisha nari mfite muri Amerika. Ubu ngubu bari mu gitondo cya kare, ndetse aho narindi ubu ni nko mu masaa 11 ya mu gitondo, nkabikurikira kuri YouTube. Abigishaga bose narabakurikiye. Ngira ngo icyumweru gishize Sylvia yigishije kuri Namani. Nakunze uriya muja wo kwa Namani. Ubundi uriya muja yagomba kubatisha iki kigabo cyankuye iwacu. Wenda ashobora no kuyasize yishe basaza be n'abandi, kuko mu ntambara abantu bararwana, bamwe bakanesha abandi bakaneshwa abandi bagapfa. Ashobora no kuyasize ashenye iwabo akamutwara nk'umunyagano. Ariko umwana araza ajya kwa Namani arabakorera, akajya areba Namani. Buri ikintu abantu bamwe batabona, Namani yari umubembe hanze, kubera ko n'ubundi generali nta muntu uba umwitsiritaho, abarinzwe abantu bose bari mu metero 5, ariko mu rugo abakeneye kuba close.
yageraga mu rugo rero yakuramo intwaro ze n'ibindi, yabaga yambaye ibifure bye bikingira ibituza n'ibindi, intwaro ze bakazishyira kure, bakajya bazoza bambaye ga, isahani ye akarya adasangira na madamu kuko arabembye, kandi ibibembe birandura. Abana be ntibamuhoberaga kuko ibibembe birandura. Umuja akajya areba agahinda k'umuntu umeze neza hanze, ameze neza hanze ariko mu rugo ari miserable, akavuga ati uyu mugabo hanze baramwubaha, ni umujenerali ukomeye, yicarana n'abanyacyubahiro, ariko hari ibyo ahishe kandi jye narabibonye. Ntabwo yamubwirije ubutumwa, yaramubwira ati niba byashobokaga, abwira nyirabuja ati niba byashobokaga ngo databuja ajye iwacu i Samariya atagiye kurwana, ajye gushaka umuhanuzi uriyo amwingingira Imana. Kandi ikintu gitangaje, Namani yarabyumvise kuko Namani yarababaye. Abantu benshi barababaye, mwebwe mwanga kubabwira Yesu ko mwibwira ko ntacyo byabwira. Abantu benshi barababaye, hera muri ako kababaro ke umubwira uti nyamara ibi ngibi bikugoye, ibi birimo kugusenyera urugo, ibi birimo kukwicira ubuzima, hari ufite igisubizo. Haleluya. Urubyiruko rwashize, ingo zashize, abantu bashize, kandi turaho ngo dufite Yesu. Tumeze nk'abaganga babitse umuti, tukabona abantu barimo gupfa ntituwutange. Hano dufitemo abaganga, ngira ngo umuganga wakora ibintu nk'ibyo bazamwandika mu mubare w'abicaye. Afite umuti ariko arawuhisha, awibikaho, akavuga ati ntacyo uyu muti ndawibikira, bajya babona ndi muzima ariko bo nibapfa ni akazi kabo. Reka dukunda abantu, tujye kubabwira. Hari umugore nakunze cyane w'umusamariyakazi, yabamuvuzeho, yaravuze ati ibintu ntabwo nabyihererana. Amaze guhura na Yesu ngo ikibindi yagisizaho, aravuga ati ibi bintu biri agent, birihutirwa, aba bantu b'iwacu nabo bagomba kumenya ibyo namenye. Ati nimuze mbereke umuntu wambwiye ibyo nakoze, kandi agakomeza kankunda. Aravuga ati haha, uyu mugore turamuzi, wagize abagabo 5 no munsi ufite wanyira kanaka, ubwo wabonye wa 7. Aravuga ati oya, ni umugabo utandukanye n'abandi bagabo, muze namwe mwirebere. Ariko bageze aho bamwe baravuga ati ariko nyamara uyu mugore ashobora kuba afite ikintu yahuye nacyo, turabona yahindutse. Umuntu utinyuka kuza kutuvugisha, ubundi yajyaga duhunga, agomba kuba hari ikintu yahuye. Ngo tugende ujye kutwereka, ngo bahura na Yesu, ngo bamutega amatwi. Ngo baravuga ati wadukundira ukaza ko hari n'abandi twasize nabo bakeneye kukumva. Ngo amara iminsi 2 aho ngaho i Samariya. Ngo abantu bagwira wa mugore ati mva, noneho ntabwo twemejwe n'amagambo yawe, natwe twamwiyumviye, turumva hari ikintu yakoze muri twe. Haleluya. Ibyo nibyo dukeneye gukora. Imbaraga zo guhamya ziva mu rukundo rw'abo dukunda, abo turi kumwe. Amen. Hanyuma icyanyuma, imbaraga zo guhamya ziva mu mwuka wera. Mwitegereze hano hose mu bice badusomeye, Samusoni yeretse abafilisitiya ko afite Imana. Aravuga ati sawa tu nimuze. Yabwiye bene waro ati ngiye mumbabarire gusa kuko mwebwe muri bene wacu, nshinzwe kubarengera. Mumbabarire munyegereza abafilisitiya kugira ngo bamenye ko dufite Imana itari za Dagoni ziwabo. Baragenda ngo abafilisitiya bamubonye, Abayisiraheli bamuboshya amaguru n'amaboko n'imigozi myinshi, ngo umwuka w'Uwiteka muzaho, ngo nta nkota yari yatwaye nta n'icumu, asingira urwasaya rw'indogobe. Kubita abafilisitiya 1000 barapfa, kubita ikivugo. Imbaraga z'umwuka iyo zaje, haleluya, Imana idukoresha ibirenze ibyo twashoboraga gukora mu mbaraga zacu. Ubuhamya bwacu, nuzumva ufite ubwoba, nuzumva uhinda umushitsi, uzahamagara umwuka wera uvuge ngo aha hantu ndashaka kwakora umurimo, ariko Mana nyongerera imbaraga. Haleluya. Kandi nukorera Imana wagera ukumva wacogoye. Rega hari abantu bakoreye Imana ariko bageze aho bumva bacogoye. Maze iminsi mbibwira abantu, hari igihe ugera ukumva ufite compassion fatigue. Jewe rwose ubwo nabajya babikora bazabyumve. Abantu banyandikira kuri telefone ntazi, pastor ndashaka amafaranga, jewe iyo naramutse neza ndayatanga, ariko nageze aho ngaho bona harimo n'ubwesikoro. Ndabareze nzabwirwa n'icyo umwesikoro nukeneye kubona amafaranga by'ukuri. Benshi ndababwira ariko nta torero ufite hafi ngo uricemo. Hari n'uwo nabwe ndabona ngenda ubwire executive
w'iwanyu aba ari umpamagara, ko yambwiraga ko afite abana n'ibindi byose, kuko aragenda executive arampamagara, ndanabicekinga ngasanga koko ari we, ndayamwoherereza. Ariko umuntu uza akaguhamagara hari igihe ugera ukagira compassion fatigue, ukumva uribaza nyamuhe nyamwime ngire gute, kumva hari igihe rero ushobora no kugumwuma no mu kuvuga ubutumwa no mu guhamiriza Yesu no mu gufasha abantu ukagumwuma. Ariko hari iriba. Samusoni yabwiye Imana ati ngo uyu mwuma, hanyuma Imana imufukurira iriba, aranywa arangira arahaguruka arongera arakomeza. Haleluya. Kuko Imana yacu ishaka ko tuyikorera, kandi imbaraga z'umwuka yaradusezeranije. Yesu yaravuze ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho. Arangira avuga ngo kandi murindirire mu murwa muzahabwa imbaraga. Arangira abwira abigishwa ngo ntimuzagende mu mbaraga zanyu, ngo muzahabwa imbaraga mu bagabo wo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya ni Yerusalemu kugeza ku mpera z'isi, ni Samariya kugeza ku mpera y'isi. Haleluya. Imbaraga z'umwuka. Niyo mpamvu nsoza Pawulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo Timoteyo jya uhamya Kristo, kuko ntitwahawe umwuka w'ubwoba udusubiza mu bubata, ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga. Ahandi aravuga ngo twahawe umwuka w'imbaraga udutakisha ngo Aba Data, umwuka uvuga ko turi abana b'Imana, kandi n'aba bose tugomba kubahindura abana b'Imana. Haleluya. Iyo umwuka wera yaje ibintu bitangira gukoreka, kubera ko buriya umwuka wera niwe uduha ubuhamya. Amen. Umwuka wera tumara ubwoba, nk'uko Pawulo yabwiraga Timoteyo, kubw'impano aduha. Imana ifata impano zawe ikazongera. Nujya kubwiriza bajya babwiriza, ndabona abanyicaye imbere bamwe bajya babwiriza, ujye uhagarara hano ubwira Imana ngo Mana ngiye kubwiriza aba bantu, we mwuka wera ubemeze. Byoroshye gutyo. Niwemera ko umwuka wera, erega hari ikintu ugira ngo mwumve cyane cyane nkatwe dukora umurimo w'ivuga butumwa, Imana ifite inyungu muri wowe. Urabyumva David? Imana ifite inyungu muri wowe. Wowe ikigukeneyeho gusa irakubwira ngo nkerera umuyoboro nzajya nshishamo. Wewe wicarane n'umwuka utegura ubutumwa, nujya kubutanga ubwira umwuka utumva rero urabizi, jewe niyo ngiye kuvuga ndadidimanga. Mose niko yabwiye Imana, aravuga ati jewe niyo ngiye kuvuga ndadidimanga. Imana yambwira ngo ibyo si ikibazo cyawe, ni jewe urema akanwa, haguruka ujye gukora ibyo nakubwiye. Icyo rero ngubwira, ubwira Imana, ubwira umwuka rero, kandi ubikuye ku mutima. Rero jewe ngiye kuvuga kore ku mitima y'aba bantu. Nubigira akamenyero, umwuka wera ukamugira inshuti yawe, uzajya ubona imirimo ikoreka kandi we utatekerezaga ko ishobora gukoreka. Haleluya. Ariko ikindi nkundira umwuka wera iyo yaje, Pawulo yandikiye Abagalatiya aravuga ngo erega buriya imbuto z'umwuka ni urukundo, ni amahoro, ni ibyishimo, ni ukwihangana, ni ingeso nziza, ni ukugira neza, ni ukugwa neza, ni ukwirinda no gukiranuka. Buriya rero ubuhamya bwa mbere buba mu cyo uri cyo. Mbere yo kubumbura umunwa jya ubanza urebe imbuto wera, kuko imbuto wera zisibanganya amagambo yose uvuga. Ariko iyo wera imbuto, ukabona umugabo ukunda umugore we, ukabona mu rugo rwe hari amahoro, hari ibyishimo, nibyo bikurura abantu ukavuga ati mwe mubigenza mute ngo iwanyu haba amahoro, mubigenza mute ngo iwanyu haba umunezero. Ukabwira ngo nuko hari Yesu, bagatangira kumushaka kuko bamubonamo inyungu. Erega burya kamere muntu ikoreshwa n'inyungu. Iyi si buza amahoro, iyi si buza ibyishimo, iyi si buza umunezero. Iyo bagutubonanye baza kukubaza ngo ariko wowe uhahira hehe? Cyera nigeze kwigisha inyigisho iba very popular, yavuga ngo wowe unywera he? Kuko Yesu yaravuze ngo umuntu nagira inyota aza aho ndi anywe, unyizera wese imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Abantu bakakubona ugenda uririmba unezero, bakakubwira ati we wanywereye he? Uti ku mariba ya Yesu. Haleluya. Kubera ko hari umunezero w'umwuka utabamo urusaku, hari umunezero w'umwuka utabamo amashyari, hari umunezero w'umwuka utabamo intambara. Kubera ko twebwe twera urukundo n'amahoro n'ibyishimo, iyi ikaba atmosphere yaho turi hose. Hanyuma mu mibanire yawe n'abandi ukagira patience, ukagira kwihanganira abantu no kubabarirana, n'imico myiza, n'ingeso nziza, no kugwa neza. Abantu bajya buri kuki utihagararaho,
ntabwo nkeneye kwihagararaho rwose, sibyo? Hari abakozi b'Imana ubona bakeneye kwihagararaho. Oya, cyo ntabwo nkeneye kwihagararaho. Nkeneye ko nshobora kwambara ikanzu yanjye nkihagarara hariya nkaganira n'abana, nkaganira n'abajene, nkaganira n'urubyiruko, ko sinkeneye kwihagararaho ngo bimarire ikizi cy'ugwa neza use na Yesu. Haleluya. Kuko twebwe twera imbuto z'umwuka, kandi izo mbuto z'umwuka nizo zikurura abantu. Nakavuga ati rwose uriya muntu mba numva nkurura, ukakurura abantu kuko hari imbuto z'umwuka zikuriho. Ubwo nibwo buhamya bwa mbere. Noneho wabumbura umunwa ukabwira ngo ibi byose ni Yesu. Haleluya. Ibi byose ni muri Yesu. Reka ne kubivuga nabamukoreye publicité, ahiteka ryose aragize bakavuga ngo ibi byose, ubwo abazo bamvuga barabizi, ariko twebwe turavuga ngo ibi byose ni muri Yesu. Amen. None reka nsoze. Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo, ntukagire isoni zo guhamya Kristo. Watse impano yawe yake. Hanyuma Samusoni ngo umwuka muzaho agira imbaraga nyinshi, ariko naho yaguye umwuma asaba Imana imucukuririwe. Sinzi aho uhagaze. Wenda uri muri baba Kristo batari bamenya Yesu, batamuhamya kubera ko batamuzi. Uyu ni wo munsi wo kumwakira. Wenda uri muri baba Kristo baguye umwuma kuko bamaze igihe kirekire bigeze aho bakamenyero. Uyu ni wo munsi wo kongera ukabwira Imana ngo mfukurire iriba rishya, unsubizemo imbaraga z'uno munsi. Haleluya. Wenda uri muri baba Kristo bagira isoni nubwo bafite Yesu, Imana ikakubwira ngo bumbura akanwa abantu bumva impumuro ya Yesu. Haleluya. Uzi kubona ibitunguru na tungurusumu birusha Yesu guhumura? Reka tuvuge Yesu, abantu bamenye ko tumufite. Imana ibahe umugisha. Kandi niba uri mu uyu munsi wumvise hari icyo umwuka arimo gukora muri wowe, ngirira neza uzamura ikiganza ubwire Yesu ngo mwami Yesu, mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi rimpamagara ngo nozwe n'amaraso yawe. Nditabye Yesu, ndaje mukiza, amaraso wavuye anyoza ntunganye. Amen. Niba wumvise hari icyo umwuka akubwira, sinzi aho uhagaze. Wenda ukeneye ko Imana yongera ikagufukurira irindi riba, icomeke muri Yesu, imigezi y'amazi y'ubugingo izongera itemba iva mu nda yawe. Wenda wicaye hano utari warakiriye Yesu mu bugingo bwawe, ariko uri umwangirikani turashaka kuba umukristo, nawe umubwire ngo mwami Yesu ngwino utahe mu mutima wanjye. Cyangwa uri muri babandi bafite Yesu ariko batajya batinyuka kubumbura akanwa, senga umwami umubwire uti nyongerera imbaraga kugira ngo aho ngenda hose nkuhamye mu magambo no mu bikorwa byanjye. Dusenga Imana. Turagushimye mwami wacu Yesu Kristo, ibi bintu dusengera ubifitemo inyungu. Abatari bakizwa ubafitemo inyungu ko bakizwa kubera ko wapfiriye ubavira amaraso, wifuza kubabona bari mu gitabo cy'ubugingo. Abamaze kukwemera bakaba bacitse intege, iteka ryose wifuza kubasubizamo imbaraga kugira ngo be kunanirwa mu rugendo, kuko ni isezerano ryawe. Kandi abakumenye bataguhamya warasezeranije ngo bazahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho. Reka izo mbaraga zimanukira aha ngaha kugira ngo zikore umurimo. Reka imbaraga zawe mwuka wera zigendagende hagati muri twebwe, ubwire buri wese icyo umutegerejeho, kandi mu cyo umubwira havemo umukristo ugiye guhamya Yesu, havemo umukristo ugiye gukora imirimo y'itorero, havemo umukristo ugiye kubwiriza abandi, havemo umukristo ugiye gusohoza imigambi y'ubuzima wamuhaye. Imbaraga zawe zikorere muri twe, ngo izina ryawe rishyirwe hejuru, ngo ubwoko bwawe buhabwe umugisha, kubera ko aho tugenda hose tugufite muri twe. Mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo.
amen. Imana ibahe umugisha. Reka twongere kanoni amashyi menshi. Kandi by'umwihariko reka duhe Imana yacu amashyi menshi. Imana yagize neza, Imana yarakoze. Ibindi nzabivuga ubutaha. Nari ndimo ndeba hariya nkabona imodoka y'umukara badekoresheje sikafu, dekoro zisa na sikafu ya kanoni z'umutuku ukuntu. Hanyuma ndagira ngo nkoreshe umwanya mutoya, hanyuma dushime Imana. Ubwo icyo mvuze twese tucyumvikanyeho. Bayikubisa akadekoro k'umutuku, kandi hari igihe nigeze kuvuga ngo tuzashima Imana kuko hari abantu kanoni bamuhaye imodoka y'umutuku. Umuntu wese ibonye haragahita avuga ngo dore imodoka ya kanoni. Ubu rero ibintu byahindutse, kandi turashimira abantu bamuhaye iriya modoka, yakoze umurimo ukomeye, si byo mukagira Imana mwe? Hanyuma yari imaze kunanirwa, Remera namwe Imana irabakoresha, iradukoresha. Hanyuma noneho bya bindi inkuru yabaye impamo nkuko babaririmbye bigeze kuvuga, ntabwo ari cyo kizanye kuvuga aha ngaha, hari abari buze kubivuga. Ndagira ngo tugire vuba, abaririmbye badufashe baturebere indirimbo ya 77 mu gakiza. Hanyuma ariko abacuranzi bo kuri keyboard nababuze, kuko uriya acuranga gitari bazi. Niba badahari ubyihorere mucuranga ingoma yonyine, hanyuma dutange amaturo turirimba indirimbo ya 77 mu gakiza. Hanyuma nsabe senior pastor Emmanuel azi hano tumuhereze uyu mwanya. 77 mu gakiza, muze hano dutanga amaturo n'ibya 10 n'amashimwe na mutima ukunze byose. Yego. Hanyuma hejuru hariya irandi code iri hejuru kuba badafite cash. Murebe urukundo rukomeye cyane. Amen. Amagambo turimo kwiga muri uko kwezi aravuga ngo ni uguhamya, guhamya Yesu cyangwa gutanga ubuhamya. Inyigisho zose zagiye zicaho muri uko kwezi kose, uyu munsi turiga ku mbaraga zo guhamya. Haleluya, imbaraga zo guhamya. Ikintu gikomeye cyane mu Kristo turiga, ariko kenshi ibyo twize rimwe na rimwe biraturyohera, ubundi hari bajya ngo birababihira, ariko ibyo twize ikintu cya mbere Imana ibidutegerejeho ni ukubishyira mu bikorwa. Ko mumaze ukwezi mwiga guhamya, umaze guhamiriza abangahe muri uko kwezi? Ngo uvuge uti rwose barabivuze turabyiga kandi ndimo ndabikora. Simbabwiye ngo urimo kubikora manike turebe, ariko nahoze mvugana na senior pastor abo mu matorero shingiro kwa Rukwatajye bitegure. Ubu tugomba gutangira gushyira mu bikorwa ibyo turimo kwiga. Abantu bakajya mu matorero shingiro bagahamya, bagakora ibiterane, bagashaka abantu, hanyuma tukagenda mu misozi tukababwira ibya Yesu. Haleluya. Uyu munsi rero turiga imbaraga zo guhamya. Badusomeye igice cyo mu bacamanza, kandi agira ngo bashimire buriya buryo bwo gusoma ibice mbere y'ubutumwa nibyo byiza, kuko bituma n'abaje nyuma bamenya ibice mwasomye, bakamenya n'ubutumwa bagiye kwiga aho buvuye. Naho ubundi bisoma mbere bakaza watangira kuvuga ntibamenye aho byaturutse. Igice cya mbere cyo mu bacamanza batwereka umuntu witwa Samusoni. Samusoni yari afitanye ikibazo cye n'Abafilisitiya kubera yuko Imana yari yaramuhamagariye kubohora Isirayeli akayikura mu bucakara bw'Abafilisitiya. Abarokore bamwe na bamwe niho bajya bakoresha iryo jambo ry'Umufilisitiya, kavuga ati ariko bari abantu bo mu Bafilisitiya bashaka kuvuga abantu badakijijwe, kuko mu isezerano rya kera usanga Abafilisitiya yari sembole cyangwa cyari igishushanyo
cy'abantu badakijijwe, ariko ku rundi ruhande kikaba n'igishushanyo cy'ibintu cyangwa abantu batsikamira ubwoko bw'Imana. Niyo mpamvu muzumva nk'abantu abarasita bo babita ngo ni Abababuloni. umuntu wese urwanya baramwita umubabuloni. Atari umuntu w'umubabuloni, kuko na Babuloni nayo yigeze gutwara Abayisiraheli ibajyana mu bucakara, niho bakuye kubita Abababuloni. Rero buriya niwitegereza neza, Samusoni yabwiye Abayisiraheli aravuga ati mumbabarire mwebwe ntimunsumire, munjyane gusa munyereke Abafilisitiya, nimbabona mubimparire. Baramujyana, Abafilisitiya baramubona ngo baza birukanka, baravuga ati uyu mugabo watugoye turamubonye. Hanyuma ngo imbaraga z'umwuka ziza kuri Samusoni, ngo afata umusaya w'indogobe arabakubita, yicamo igihumbi, akora ikivugo. Ariko ngo arangije agumwuma, ngo abwira Imana ati ariko umaze kunkoresha, none ngo umwuma sinishwe n'Abafilisitiya, nicwe n'inyota. Ngo Imana imucukurira iriba, ngo yongera asubizwamo imbaraga. Haleluya. Ngira ngo abantu bamwe na bamwe wenda naho banahera bakavuga ngo Mana mbabarira uncukurira iriba uyu munsi. Hari abantu benshi baguye umwuma, hari abantu benshi aba yaragenze mu nzira y'ubukristo igihe kirekire, yagera akajya yumva nta gishya kirimo kuza, akumva yaguye umwuma. Uyu munsi ubwira Imana ngo Mana ncukurira iriba nanjye nk'uko yacukuriye Samusoni. Abicayemo mwese muguye umwuma, uyu munsi ubwira Imana ngo uyu ni umunsi wanjye wo gucukurirwa iriba rishya. Haleluya. Kuko hari igihe buriya n'ubukristo nabwo ubwabwirega, hari igihe bugeraho bukaba akamenyero. Ubukristo bw'akamenyero, niba hari ikintu kibi kibaho, ni ubukristo bwamenyerewe. Kandi burya ikintu cyica kamere muntu ni ikintu cyitwa akamenyero. Imana abantu barayimenyera, umugabo amenyera umugore, n'umugore akamenyera umugabo, abantu bamenyera urusengero, ibyo bigisha byose bikamenyerwa, n'ibindi byose, n'ibiryo biramenyerwa. Ukajya wumva bitakiryoshye, undi muntu yabirya kumva biraryoshye, wowe kuko wabimenyereye kumva nta gishya kirimo. Ko twabimenyereye ukagumwa, kandi ibintu bihari. Ndagira ngo uyu munsi mubitekerezeho cyane. Uwicaye hano aguye umwuma avuge ngo uyu ni umunsi wo gusubizwamo imbaraga, ahamya Yesu. Haleluya. Hanyuma igice cya kabiri twasomye kiri muri Timoteyo wa mbere wa kabiri, nako mu gice cya mbere. Buriya Pawulo afite ukuntu yandika, ni ibintu bidasanzwe. Yandikira Timoteyo muri runo rwandiko rwe rwa kabiri, amwandikira n'amarangamutima menshi, akamubwira ngo Timoteyo, ngo njya nkwibuka nkagukumbura. Ubundi kumva Pawulo yandika gutyo byagutangaza ko ubundi Pawulo yari umuntu w'intagondwa utihanganira ibintu. Aravuga ngo Timoteyo, ngo njye nkwibuka, ngo nkibuka n'amarira yawe, ngo nkagukumbura. Ngira ngo niyo mpamvu Pastor Zeda akumbuye abageni barira. Ngo njye nkwibuka nkagukumbura, ngo nkifuza kongera kukubona. Ariko akamubwira ikintu gikomeye cyane kandi cyagaragara kuri Timoteyo. Timoteyo Pawulo amutangira ubuhamya ahantu henshi. Iyo witegereje neza, ari no mu bantu yagiye atuma ahantu henshi. Iyo usomye mu Bakorinto, Pawulo yatumye Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo nazaza, Abakorinto ndabazi, ntimuzamuhutaza, ntimuzamutera ubwoba, kuko ni umukozi w'Imana ubazaniye ijambo. Yandikira Abafilipi arababwira ngo uyu Timoteyo ngo niwe nzabatumaho, ngo ko ni umwiringirwa mu murimo w'Imana, ngo abandi basigaye bishakira inyungu zabo, ngo uyu nguyu we ngo niwe dukorana kandi nkamwizera. Mu Batesalonike nanone ni Timoteyo yatumye. Ubona Timoteyo yari umuntu Pawulo yizeraga cyane, ariko ikibazo cya Timoteyo yagiraga ubwoba. Muzitegereze urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo n'urwo yandikiye Tito ziratandukanye. Urwa Timoteyo akoresha amagambo yo kumutera imbaraga, avuga ati Timoteyo ujye ugira umwete, ntugahinde umushitsi, kuko ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba wo gusubira inyuma, twahawe umwuka w'imbaraga, twahawe umwuka w'urukundo, twahawe umwuka utuma dukora. Ntukagire ubwoba, ntukagire isoni. Abantu benshi impamvu badahamya Yesu, baramukunda pe. Ubu icyo nashakaga kubumvisha ni kategori 3 z'abakristo.
kategori ya mbere hari abantu batigeze bamenya Yesu. Abo ngo bakubwira ngo bahamye Yesu rwose ububahemukiye. Ntabwo ushobora guhamya icyo utabonye, ntabwo ushobora guhamya icyo utamenye. Kategori ya kabiri ni abantu bamenye Yesu ariko bamenyeze nka Samusoni Irehe, baguye umwuma, bumva ibintu byabaye aho byarumye, baguye umwuma. Kategori ya gatatu ni abakristo bagifite amavuta ariko bagira ubwoba. Abo bose bakeneye gusubizwamo imbaraga ngo bashobore gukora uyu murimo. Haleluya. Ni hehe izi imbaraga zizava? Ibintu bine ngiye kubabwira tuvomamo imbaraga. Icya mbere tuvomamo imbaraga ni ukumenya Yesu. Haleluya. Ukavuga ngo jewe namenye Yesu kandi Yesu ari muri jewe. Je mpora mbibwira abakristo babara ngo niba ufite Yesu muri wowe, niba waramize Yesu ukaba udahamya Yesu, ufite problem, kuko ntabwo ubundi byakunda. Hari ikigereranyo njya nkunda gutanga, ni wicarana n'umuntu wariye ibitunguru cyangwa umuntu wariye tungurusumu, nabumbura umunwa uzamenya ko yariye ibitunguru. N'uwamize Yesu niko bimera. Umuntu wamize Yesu iyo abumbuye umunwa nta kindi avuga. Ariko abakristo benshi ugenda ukibaza ariko uyu muntu yaba afite Yesu muri we cyangwa nta urimo. Kuko niba wicarana n'abantu ugakorana n'abantu mukabana ahantu mukamara ukwezi, mukabara abiri, mukamara atatu bataramenya yuko ufite Yesu, ujye ushyiraho question mark, ujye ushyiraho akabazo wibaze ngo ariko naba nkifite Yesu cyangwa nadoze umunwa ngira ubwoba, cyangwa se nta nubwo agihari ukaba waraguye umwuma ntubimenye. Kuko nkunda ukuntu Yohana yabisobanuye mu rwandiko rwe rwa mbere. Yohana yaranditse aravuga ngo uwo twumvise, muze kubireba ndigisha nihuta reka ne kugenda asoma ibice. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana mu gice cya mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4 aravuga ngo uwo twamenye, uwahozeho mbere na mbere, uwo twumvise, uwo twakozeho, uwo twiboneye, uwo niwe tubabwira. Haleluya. Iyo wabonye Yesu akagira icyo agukoraho, akagira icyo agukoramo, akagira icyo agukorera, ntabwo ushobora kwibuza kumuvuga. Ngira ngo mwagiye mubona ingero nyinshi. Muribuka urugero baduhaye rw'umuntu wari impumyi. Yesu araza musiga utwondo ku maso aramubwira ati genda ujye ku kidendezi wiyuhagire. Amaze kwiyuhagira azareba, abantu baravuga ati uyu ni wa mugabo wari impumyi. Baravuga toya ntabwo ari we. Akababwira ati nigewe. Batoya batireka tuza, babaza ababyeyi baravuga ati uyu ni umuhungu wanyu. Baravuga ati ni umuhungu wacu, icyo tuzi ni kimwe, yavutse ari impumyi, uko yahumutse ntimubitubaze. Ariko we mubajije kandi ngo icyatumye ababyeyi be batinya kubivuga ngo batinyaga ko baca mu isinagoge. Warababwira tumva ibyo murimo kumbwira sinzi ibyo ari byo, icyo nzi ni kimwe, je nari impumyi none ndareba. Bativuga ko uwo muntu wagukije ari umunyabyaha, ibyo it's not my business. Jewe icyo nzi ni kimwe, nari impumyi ndareba, niba ari umunyabyaha ibyo nimwe mubivuga. Atari ko jewe nkurikije uko nzi Imana, ntabwo umunyabyaha yawumura amaso y'impumyi. Ati uyu ngo yagomba kuba ari umwana w'Imana. Bati wa mushenzi urimo uratwigisha. Baramututse. Muzasome neza muzabibona, baramututse wote we wanjijiwe ni urimo kutwigisha. Ariko we hari ikintu abantu badashobora guhakana. Haleluya. Iyo ubwiye abantu ngo nari umusinzi none ndi muzima, ntabwo ushobora kubihakana. Kera maze gukizwa nari ntagondwa, ariko ndetse ko n'ubu icyo nakoze n'ukongeraho ikinyabupfura, ariko ubundi ntabwo byagabanutse cyane. Nagendanaga Bibiliya. Tekereza rero umuntu w'umwe intellectuel icyo gihe, reka buri hari ibintu byahindutse mutazi. Ubu sigaye ubona gukizwa byahindutse mode. Urahura n'umuntu yiyambariye ibyo yambaye byose atubunda akizwa. Ugahura n'undi icyo gihe muri za 80 na kangahe dukizwa, gukizwa ntabwo byari bigezweho. Umuntu w'umunyabwenge wize, je nigishaga muri universite, ntabwo byari bigezweho. Byari by'abantu b'abaswa batega ibitambaro b'abaturage. None nagiye kugira ngo batazanyibeshyaho, nagendanaga Bibiliya. Ndibuka icyo gihe ndagiye nginya kinama nari ngiye kwigisha, ntwara Bibiliya yanjye, ntwara n'ibitabo, ntwara na note. Mpura n'umugabo witwa Maniragaho waributsa, we rwose yari yarabivuyemo burundu, yubaka n'inzu yo guterekera mu rugo kuri campus. Turahura arambwira ati sha, ati usigaye ugendana Bibiliya nk'abasazi cyane.
naranditse igitabo kivuga ko biriya bintu ari imigani itagira ishingiro. Kwari igitabo yanditse cyitwa Les Sacrifices mais antiques et mythes christologiques. Ati uracyagendera muri ibintu narerekanye ko ari ibintu by'imigani. Nabwo numva rero nkubwire professor, ndakubaha rwose. N'igitabo cyawe naragisomye, maze no kugitangaho conference gatatu. Ariko reka nkubwire ikintu kimwe, genda unshakire nibura abantu babiri kiriya gitabo cyahinduye, bari abasinzi bakabivaho, bari abasambanyi bakabyihana. Ariko jewe ndihagije, ndakubwira icyo naricyo. Iki gitabo cyarampinduye. Hanyuma ushakire. Ahita ambwira ngo umva rero, ngo dore icyo mfa na bene abo bantu nkawe, ngo bagendera ku buhamya. Ndavuga nti rero hari ikintu udashobora kujyaho impaka. Ushobora kujya impaka z'ibitekerezo, ariko ntushobora kujya impaka z'ubuhamya. Uyu mugabo rero ati icyo nzi ni kimwe, je nari impubi, none ndareba ibindi mujya impaka, si your problem. Haleluya. Iki rero ikintu cya mbere gituma imbaraga zo guhamya ziva mu byo Yesu yagukoreye. Nimubona abakristo badahamya, mbabwira aho bapfiriye, mpabarangire. Bapfiriye mu kantu gateretse hari inyuma. Urafata uruhinja, dore nka kariya Diana Kiki, ufate kariya kana na Yesu ntikazi icyo bivuga, ugaterura ugatera amazi, ngo wagahinja we, ngo ubu ngo witwa Christina, ngo witwa Mariana, oya nta nubwo bakitwa ayo mazina. Wumvise amazina yo kwa Kamanda bayavuga nkagira ngo baravuga mu ndimi, basigaye bashaka amazina nyine yayandi no kugira ngo uzayafate. Nanze kuyasubiramo ko numvise neza, byanyorera kuvuga mu ndimi kuruta kuyasubiramo. Sigaye bashaka ya mazina y'irimo baza Filiya na za, kumva na amazina nyine ahambaye. Akantu kagafata ukagatera amazi, ukakabwira ko ari agakristo, kagakura kakubwira ngo naga Kristo ariko kadafite Yesu. Bitatu bya kane by'abantu dufite badafite Yesu, bagungiye, banangiye, bikomereje muri arakubwira ngo genda umukristo ariko ntigeze yakira Yesu. Wamubwira uti se wagizwe ute umukristo? Ati je narabatijwe, narakomejwe na, wakongeraho iki? Nyamara burya tuzabazwa byinshi. Jesi ntinya kubivuga, ndashaje. Ikintu kimwe nabonye umuntu yunguka yashaje, freedom of speech. Ashobora kwivugira ibyo ashaka, yunguka freedom of speech, kuko uba warabonye byinshi. Kandi hari akandi kantu kakuzamo, uricara wahagarara ukavuga ngo nyamara igihe cyo gutanga raporo gishobora kuba kiri hafi. Ningera imbere ya Yesu nzamubwira ko nari mu biki, nzajya gutanga raporo it's very soon. Mwabonye abantu basomye ibicuye munsi nurimo kubigisha ni bamuzeye gusa over 65. Uyu munsi nitwe twakoze over 65, urengeje 65. Urari warengeje 65 wabishaka utabishaka, uburi on the other side, uri ruhande rw'umusozi. Ugomba kwitonda ugasiga ubwiye abantu bizabagirira umumaro. Reka mbwira abantu mwese mwabatijwe mugakomezwa ariko mudafite Yesu, ngo twarababeshye. Ntabwo muri abakristo, muri abanglikani, mu bitandukanye tujye twemeranya. Uvuge ngo genda umwanglikani ariko sindi umukristo. Mu bitabo by'itorero urimo ariko mu gitabo cy'ijuru ndurimo. Ko kugira ngo winjire mu gitabo cy'ijuru ugomba kuba warakiriye Kristo nk'umucunguzi n'umwami wawe. Ibindi byose muve mu makenga. Hari n'abantu barindira ngo urumva ngo buriya rero najya gupfa bambe ubeho nabi imyaka, ngo utegereje ko nujya gupfa bazagusengera. Se n'iki kubira kuzapfa rwaguteguje? Ihanu uyu munsi wakire Yesu nk'umucunguzi n'umwami wawe. Naho ibyo kurindira ngo bazabinkorera, reka ne gutinda ahangaha. Igituma abantu badahamya Yesu nuko ntawe baba bafite. Igituma abantu badahamya Yesu nuko nta cyaba yarabakozeho. Igituma abantu badahamya Yesu nuko nta cyaba yarabakozemo. Igituma abantu badahamya Yesu nuko nta cyaba yarabakoreye. Igituma abantu badahamya Yesu nuko nta cyaba yarabakoresheje. Naho ubundi Yesu yagukozeho akagukoramo, akagukorera, akagukoresha, uba ufite ibyo ubwira abantu. Haleluya. Buri muntu wese uri hano ufite icyo Yesu yamukozeho, hari icyo ashobora kubwira abantu. Duhamya Yesu twabonye, duhamya Yesu waduhinduye, duhamya Yesu Yesu we. Izo nizo mbaraga za mbere zo guhamya. Ntabwo ari imbaraga z'idini, ni imbaraga z'agakiza. Ntabwo ari imbaraga z'ibyo twabwiye, ni imbaraga z'ibyo twabonye.